none yaguye hano. Ariko bakavuga ko ashobora kuba yagira ngo namutse. Ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mwakoze subscribe kuri Real Vibe. Nk'ibisanzwe nyene nitwa Eric wacu, banyita Eric wacu. Nk'ibisanzwe rero hano kuri Real Vibe niho tukugezaho amakuru agezweho cyangwa se inkuru utigeze wumva ahandi. Inkuru rero tujye kubagezaho ni umusaza cyangwa se umupfumu wapfiriye mu rugo rwaho yari yagiye kuvura. Ese byagenze bite iby'inkuru y'uyu musaza? Nta handi hantu wabisanga usibye hano kuri Real Vibe. Iyo ukoze subscribe inkuru zacu zikugeraho byoroshye cyangwa se zikugeraho mbere y'abandi bose. Ukora ngaho kuri subscribe ubundi ibiganiro byacu cyangwa se inkuru zacu twakoze zikajya zikugereraho ku gihe. Iyi nkuru ngiye kubabwira muri freestyle cyangwa se mu buryo bwo kukubarira inkuru nkuko yagenze cyangwa se nkuko inkuru iba yabaye. Ibi bintu se ushobora kwibaza ngo byabereye he cyangwa se uyu musaza yapfiriye hehe, byagenze bite kugira ngo uyu musaza abe yakitaba Imana cyangwa se abe yava mu buzima? Ibi ni ibintu byabereye mu mudugudu wa Ruri mu kagari ka Mugambazi, umurenge wa Murambi, mu karere ka Rulindo. Ni inkuru y'umusaza rero w'imyaka 72 wari usanzwe yitwa Gafero. Yari afite imyaka 72 yose. Uko byagenze rero uyu musaza yaje kugira cyangwa se yaje kujya mu rugo rwaho yari asanzwe avura. Akigerayo rero baramwakira, bamwakiriza ibishoboka byose kubera ko bamwakiraga nk'umuganga mukuru cyangwa se muganga usanzwe ubavura. Baramwakira muha ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, yewe banyweye inzoga muri urwo rugo, bageraho bajya no kunywera izindi ku kabari cyangwa se bajya kwiyakirira ahandi hantu habasha gutuma uyu musaza gubwa neza. Uko byaje kugenda rero uyu musaza yaje gutaha cyangwa se baje gutaha, batahara n'izindi nzoga z'amoko atandukanye zirimo gatanu, ibyuma ndetse n'izo bita rupiki. Barazitahana, bageze mu rugo barakomeza baranywa, ariko umusaza ngo inzoga zaje kumuganza zimubuza acika intege. Mu kujya kuryama rero babyutse bategereje muganga cyangwa se bategereje dogiteri ko abyuka akabavura, basanga umusaza yapfuye cyangwa se basanga umusaza atari muzima aho yararyamye mu cyumba cye. Uyu musaza rero yaraje muri uru rugo yaguyemo rwo muri uyu mudugudu wa Ruri kubera ko yari yaravuye umudamu wo muri urwo rugo arakira. Rero muri urwo rugo bari bamuhamagaye ngo agaruke muri urwo rugo kugira ngo abashe kuba yarutsirika ntiruzongere kurogwa. Ariko uyu musaza ntabwo yabashije kuza kurutsirika kubera ko umunsi yari kurutsirikaho bamutegereje bagasanga umwuka we utakirimo urugo. Kugeza aka kanya ntabwo rutsiritse, n'uwo musaza ntabwo akiri mu mubiri cyangwa se ntabwo akiri mu mubiri nk'abandi kuko yarangije kwitaba Imana. Inzego z'ibanze cyangwa se inzego z'umurenge wa Murambi zirabyemeza, zemeza iyi nkuru, zivuga ko iperereza rikomeje gukorwa kugira ngo habashe kumenyekana icyabashije kuba cyica uyu musazi witwa Gafero, kuko umubiri we wahise ujyanwa ku bitaro kugira ngo hakorwe iperereza cyangwa se hakorwe ibindi bimenyetso bya gihanga kugira ngo bashe kumenya icyaba cyamuhitanye. Inzego z'iperereza nka RIB nazo zikaba ziri gukora iperereza ngo zirebe icyaba cyihishe inyuma y'urupfu rw'uyu umusaza. Hano ntabwo dutinda kukugezaho inkuru, ni kuri Real Vibe nk'ibisanzwe. Nge nitwa Eric wacu. Iyo ubana natwe cyangwa se iyo wakoze subscribe kuri Real Vibe birakorohera kugira ngo ukore cyangwa se birakorohera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe kandi bitakugoye. Hano ni kuri Real Vibe, ni yawe, ni yanjye, ni yacu twese. Ibihe byiza dore ko tugiye kuzuza 1000 cy'abasubscribe. Wowe utwumvisha utari wakora subscribe, wakora aho ngaho kuri buto ya subscribe, ubundi ugakora subscription hano, ubundi tukajya tubana umunsi ku munsi. Bye bye, Imana ibarinde.
ibarindane n'imiryango yanyu, ibahe amafaranga ndetse n'umutuzo muri ayo mafaranga igiye kubaha. Ibiyoga yanyoye nta n'amaraso afite, uburyo umuntu ukuze nta maraso aba afite. Naho ibyo biyoga bya rupiki rero ku muntu ushaje ni ukugira nyine bakajyana umuntu kwa muganga bakareba icyamwishe, niba ari inzoga niba ari iki, ubundi bagashyingura umuntu.